Izo trap atangira kugira igikundiro mu byukuri ariko akora injyana yenda gusanya Ish Kevin kuko nta nyiri injyana buri wese yemerewe kuyikora ubwo ndavuga yitwa trap music ariko hari trap music isanzwe ihari yanakozwemo Kenya trap aho bavuga ko ari trap music ariko baririmbamo ikinyarwanda ariko haza kuza witwa Ish Kevin azana icyo nakwita nk'impinduramatwara afata ya trap ariko akora n'iyitwa trapish iyo ish yongeye kuri trap igahinduka inyana yitwa trapish ababonye icyo nakwita nka credits z'uko ari injyana ye abantu benshi barayoboka yabirazi none nabyigana ya Kenya trap tugira trapish tugira na Kenya trap muri uwo murongo nakwita ko ari nko Ish Kevin yatangiye byaramuhiriye rwose araza mbese anabyigana babushara babyiga cyane agira igikundiro nk'izitwa Makos izitwa za Toto Mutoso n'izindi nyinshi zaramenyekanye hajemo rero mu minsi yashize witwa Zio cyangwa se Zo Trap batangiye gukora zino njyana ariko haza kuzamo akantu ka beef batangiye guterana amagambo mu ndirimbo ibyo ni bisanzwe muri hip hop game byaje rero kurangira uwitwa Zio akoze n'ibiganiro n'itangazamakuru mu interview amwe bakavuga ati ntacyo muvugaho twego dukoresha ibihangano niyo mikoro yacu yego birangira mu ndirimbo yitwa Bwebwe yes ni indirimbo y'uwitwa Bruce the First yahurijemo abaraperi bandi batatu bakomeye cyane harimo Ijisho ry'Uruvu Buda harimo Ish Kevin ndetse n'uwitwa Kenny Keshat muri verses cyangwa mu mirongo Ish Kevin yaririmbye avugamo yuko ngo umukinishije ngo yakwica yakwica na wa muntu yishe umubiri wawe yishe yego ngo akawuburisha na famiye this is too much na famiye ye ndibone nuko imushyingu this is too much that was that too much it is very much nkubwire rero ikibazo cyajemo aho ngaho uri mu kintu kirimo kubaho that's personal attack yatatse umuntu witwa Zio kuko bavuze yego ibyo ntacyo bitwaye muri game birasanzwe rwose ariko ikibazo cyabayemo rero gikomeye noneho ni indirimbo y'uwitwa Zio wavuze ati narakwihoreye reka nze nkwereke yego wararengera siyakora personal attack yakoze family attack gender attack nk'ubu mu byo umuvugizi wa RIB yavuze ko biba byarengereye bikava aho ngaho bikagera no ko ngo yibaza ngo uyu muntu ubundi mu by'ukuri bino bintu aba yatekereje yuko hari umuntu uri buze kumwumva abikora atekereza iki ngira ngo reka mwumve gato icyo umuvugizi wa RIB yavuze kuri bene buno buhanzi cyane cyane bugaruka ku magambo atari meza n'ibyo we yise rwose ko harimo ibikorwa bibi cyane umva hano hariho indirimbo ureba umuntu ngo yahanze witwa ngo ni umuhanzi ukibaza nk'uyu nguyu yayihanze yanyoye ibiki kuko umutimanama ntabwo wakubwira kuvuga biriya bintu uzi ko bizajya public uzi ko bizajya abana bawe bazabibona umugore wawe bazabibona hari bahanga ibishegu bogeza ibikorwa by'ubwomanzi n'urukozasoni n'ubusambanyi noneho haje n'abahanga batuka abantu noneho ukumva baratuka icyo bita umubyeyi uwo ari we wese umuntu wese ukumva yatutswe hariho indirimbo urumva ati we bivuze nk'umuntu w'umuyobozi w'umubyeyi kandi umubyeyi ariko ijambo yakoresheje asorejeho ngo umuntu wese ukumva yatutswe abantu bose nyine wese trapo yinjiye nyine ndavuga no Ish Kevin n'utuntu dukeya ajya muri famiye mama we cyane ibitutsi byerekeye ku mubyeyi ibitutsi byinshi cyane muri ariko imbere y'amategeko bizi ko abantu bose barahanwa nta muntu hejuru y'amategeko kubera ko ibimenyetso bihari bifatika bigaragara ubwo rero abantu benshi barandikaga bavuga bati ese Ish Kevin aramusubiza ariko nk'abantu bakurikirana hip hop bazi beef za ba Pifra na ba Bulldog ni ukuvuga ngo byari bisanzwe
antira akoze ino ndirimbo kuko nta kintu kimwe wabona wamusoma kuri YouTube channel ariko nyine ntibubujije abazi downloadinze ko bazifite amarchive ntawamenya no muri studio wasanga inahari birashoboka cyane gusa abahanzi bandi babyigiraho babyigiraho pe bino bintu ibyo wakora byose man ariko nawe uvuga ati mu byukuri bino bintu banteretse imbere y'abantu haraho muri big arena yuzuye bakatisobanura bino bintu wavuze cyangwa ufite nk'umwana cyangwa undi muntu wubaha mu buzima bwawe ufata nk'igitegererezo ukabimubwira ngo nakoze indirimbo ngo mubwira ati wonza biriya bintu ukamubwiza ukuri biteye isoni pe biteye isoni n'ikimwaro nanjye ndi mu bantu bakunda hip hop buriya nayumvise guhera kera cya gihe cyaba pifura bavuga amagambo twitega ko akomeye tutarumva ino ndirimbo anyways ubwo rero nuko gahunda imeze ariko mu ijoro rya kera Umaga nawe yahamagaye inshuti n'abavandimwe ndanamwiseguraho ntabwo byanshobokeye kandi yari yantumiye nanjye yari yantumiye ariko sha amasaha nabonye bitari bunkundire hanyuma yakoze icyo twita gusogongeza kumvisha abantu ariko ibi bintu Junior Umaga asanzwe abikora nko kuri album yise Nawe yafashe inkunga abarimo ibintu byinshi yafashe abantu bazwi mu itangazamakuru abahanzi abakubita amayekuteri barumva abumvisha Nawe ariko icyo nyana mbona cyane nijoro cyo cyasaga nkaho ari mini concert agaconcert gato cyane aga performance hari abantu bamwe bazwi ba Element bariyo n'abandi benshi bari bahari twumvishemo n'abandi bantu siko umuntu afunze nayo namwumvishe cyane mwana afunze ari kuri era na Clapton namwumvishe yego hariyo igisigo na Papa Sava igisigo bahuriyemo ikintu cyo cya batatu hari abo ni bane Umaga Papa Sava Clapton ndetse na mwana afunze hari ikiru kwacyo yashyize hanze track list cyangwa se ubwo urutonde rw'ibyo bisigo bya Umaga rero icyo yakoze ni ukwisogongeza abantu mbere yuko ijya hanze ubwo ngira ngo ibyo nabyo birumvikana tugiye kwinjira muri weekend irimo ibitaramo byinshi tugiye no kujyaho mu kanya gato nyuma yo kumva imwe mu ndirimbo nziza cyane ni umusore w'umuhanga